ahangaha ni mu kagari ka Batima umudugudu wa Twinyange. Iki ni ikibanza kiri ku muhanda ahantu hari amazi n'amashanyarazi, ipoto ngiyi amashanyarazi arahari. Ikibanza ni iki ngiki ni kinini rwose gifite 30x30, numva ko ubuso ari 900 metero kare. Amafaranga gishaka muri make cyane ugereranyije nuko hangana miliyoni 5 zonyine ugahita wegukana kino kibanza. Kiri ku muhanda ngo ukomeza ukajya hariya hirya amashanyarazi ngaya, umuhanda ukomeza. Hanyuma rero kibanza reka tukegeye neza. Ni hano rwose harimo amasaka uko hakorotiri kumanuka pfiriya na ziriya nsina zirimo ukajya ku cya giti cyabo ukagihinguka hariya hirya miliyoni